Ne dry mando ya sire tutaya bini saso mazene kutaya bini fo rezo paya kidi mando ya sire 2025 hari iminduka nawe ubu umuntu w'umugabo ugira umuryango nguko nawe abakubyaye bakoze umuryango nuko bya Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha utangwa na Nyagasani ubane namwe muherereye hose, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese nimugubwe neza. Ni Prophet Emmanuel uyu munsi yaje yambaye neza cyane. Uraho neza? Uraho neza muvandi. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ari gukora ibikomeye. Imana iri mu kazi. Nukuri na n'umunsi tabaye mu kazi ariko iri gukora ibiruti byo twibwira. Amina. Amen. Imana ishimwe cyane. Hari abantu benshi bari kuvuga bakunda kuvuga kumvikana bavuga ko Imana itagikora. Oya abo ngaba ahubwo bahetse ingobyi umwana yamaze guhera kera. Bakubwiye ryari ko Imana yigeze ifata konje. Ni barabivuga cyane. Ntago Imana yigeze ifata konje. Mu gihe cya Yesu yaravuze ngo data aracyakora. Nanjye ndacyakora na n'uyu munsi yiteguye gutabara abamutegereje. Imana iri mu kazi rero nta nubwo izabura kutagahoramo kugeza igihe Kristo azagarukira. Hari indirimbo ivuga ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijoro urayizi? Nisunze umukiza ukomeye. Haleluya. Nezejwe kuba ndi kumwe na Yesu, nisunze umutima ukomeye, niseguye amaboko ye. Yego. Niseguye amaboko yawe Yesu singitinya, nisunze umukiza ukomeye, umutima wanjye ntuhagaze, nisunze umukiza ukomeye, nezezwa ndi kumwe na Yesu we, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe mwami wanjye we Yesu singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Amena. Umutima wanjye ntuhagaze, nisunze umukiza ukomeye, singiyoberwa inzira nyuramo, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Abadukurikiye uku kwezi kwa 12 nimwisegura amaraso, nimwisegura ukuboko k'Uwiteka n'amaraso ye, nimwisegura amaraso y'Uwiteka, mwisegura ukuboko k'Uwiteka, nimutinye bizababaho kuko Imana irabarinze. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Dutangiranye amavuta menshi tutaranasenga Imana. Reka ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu nurangiza usenge. Amazina ni Prophet Emmanuel, nanone ndagarutse. Ngarutse kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Yego. Nkuko Imana yabushyize muri twebwe. Yaravuze ngo nzagendana n'abemera. Yego. Abanshaka bazambona. Aravuga ngo nimukomonga kandi muzakingurirwa. Umuntu mu Kirundi babiririmba. Nzojana nabemeye nzabahezagira. Nzogenda nabemeye nzajana nabemeye nzabaheza. Nzabahereza umugisha. Imana izabahereza umugisha kandi Imana izaduha umugisha. Reka nkubwire. Buriya Imana mbere yuko iguha umugisha iba yabanze kukugira umuhesha w'umugisha kandi bayaguhinduye umugisha. Bivuze rero ngo twebwe turi abanyamugisha kuko twatoranyijwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Tuhagaze mu gihe cya Yesu. Karibu nisengesha. Imana nziza, Imana y'imirimo, Imana ikomeye, Imana ikora ibikomeye, Imana yera. Waravuze ngo tugutabaza uzadutabara, utwereke ije bikomeye tutamenya. Tuje imbere yawe Nyiringabo Imana. Hari abantu bari bahagaze mu bihe bikomeye cyane, barebaga bakabona nta nzira, ariko uri Imana ije guca inzira. Umuririmbyi yarabivuze
aravuga ngo waratwimanye mu kwezi kwa mbere uratwimana, ukwa kabiri uratwimana, ukwa gatatu uratwimana, ukwa kane uratwimana, ukwa gatanu uratwimana, ukwa gatandatu uratwimana, ukwezi kwa munani uratwimana, ukwezi kwa cyenda uratwimana, ukwa cumi uratwimana, ukwa cumi na kumwe uratwimana, ukwa cumi n'abiri na n'uyu munsi kandi uri kutwimana. Haleluya. Turagushimye, turaguhimbaje kuko umeze kutwimana Mana. Uba watanze ingabo nyinshi cyane. Muririmbyi aravuze ngo dusubije amaso inyuma, hari imirimo wakoze mu ngeri mwiza, ahacu hakagombye kuba haribagiranye impamvu iyo twasinziriye ntabwo tuba tuzi aho turi. Nyiringabo Imana, inoze zakagombye kuzamuka, umuserebanya ukazamuka ukajya mu mazuru yacu cyangwa ukajya mu matwi yacu, ariko ukomeza kuturwanirira izo tuzi ndetse n'izo tutazi, ariko igihe cyose utabarukana itsinzi. Tuguhaye ikaze na karibu Mana ikomeye, Imana y'imirimo, ganza tegeka, gabanya umubare barimbuka, wongera umubare w'abakizwa. Iki kiganiro uzi ukishyigikire. Nyiringabo Imana, gabanya umubare w'abarimbuka, ibihe enedrai mando yasire tutaya bini saswa Mana. Nta hantu utakura umuntu ndetse naho utamugeza. Nanjye nakubonye unkura mu buzima bwa mayibobo, nakubonye unkura mu iteme, nakubonye unkura ku itabi, nakubonye unkura ku rumogi kuko nari marini iraraguza, nakubonye mu ngeri mwiza unkura mu buzima budafite ishusho urangiza umereza ishusho, nakubonye unkura mu buzima ubwo namaraga ukwezi natoga ariko nsigaye noga buri munsi, ubwo natabashaga kwifurira ariko nsigaye ntambara imyenda ifuze, kubera ko mu ngeri mwiza aho wageze amateka ajya ahinduka. Urakoze mu ngeri mwiza kubyumvishe mu izina ryawe Yesu, amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza cyane uduhaye. Iyo uvuze gutyo nge mbyumva cyane kuko narabibonye. Ndahita ngaruka ku ifoto wa postinze ejo bundi. Ibabaje cyane, abantu barampamagara ati umukozi w'Imana byagenze bite? Mburi kintu nasobanura, ngaho sobanura abakunzi bawe bagaragara ku Imana Irahari TV, ese byari byagenze gute? Ifoto na postinze hariya nari nagiye gusya hariya, no kuvuga ngo n'ubuzima nari ndimo muri Starago, nari ndimo ubuzima bukomeye budafite ishusho. Nari marine nkuko nabivuze, yego, ariko ineza y'Imana iza kuba ku buzima bwanjye, nza kubona Imana bitandukanye nuko nari nayibonye. Ndikumva ndimo ndabashakira iyo foto kugira ngo byira baze kwishyira muri muraza kuyimpereza, ndaza kwishyira ahagaragara. Byari byagenze bite? Urakoze cyane. Hariya no kuvuga ngo nari mvuye gusyaga, hanyuma mvuye gusyaga nje na mugenzi wanjye tujya ahantu kunywa ibiyobyabwenge, turimo turakina n'urusimbi. Ndumva icyo gihe twari turi gukoresha ibiyobyabwenge, harimo urumogi, harimo amasigara, harimo mugo, harimo n'ibyuma by'amarikeri. Urumva twaranyweye furi ziradufata, ariko tuvuye gusyaga ndavuze amafaranga bari baduhaye mugenzi wanjye niwe wari uyafite. Yego, nago ari nyamwatse, ambwirana umujinya muremure, aranuka ku bitutsi byinshi. Nanjye bitewe n'ukuntu nari mbizi ko amafaranga atashize, n'ukuntu nari mbizi ko nanjye nari ndi furi, tuba turafatanye dutangira kurwana. Hanyuma mu kurwana yakoze hasi gatoya, mu gukora hasi gatoya ahita nk'ubiti vide hano mu mutwe, rihita rimenekeraho, ihita ncika igisebe ako kanya. Nimara gucika igisebe mwarayibonye mu ifoto ndabifite. Umugwaneza wambonye ndimo ndiruka mvirana ngiye kwa muganga, ahita mfotora ifoto. Hanyuma iyo foto amaze kuyifotora naragiye kwa muganga baramvura nk'ibisanzwe. Ya foto tuza guhura yarayihanaguje arayimereza, bimbera ubuhamya. Mu by'ukuri mfite ubuhamya bwinshi cyane uburyo Imana yabanye nanjye kankura mu buzima bwa mayibobo, uburyo nagiye kugororwa biri mu mugambi w'Imana, kuko nta hana Imana itagukura naho itakugeza. Impamvu ibintu bije, hari ababyeyi bafite ibikomere by'abana babyaye bari mu buzima nk'ubwo narindi, ariko ihangane, iyamuremeye aho kuvukira izaho gusazira kwiwe. Ariko nta nubwo twigeze tuganira ku buhamya bwawe, kuko ngewe uko nari nkuzi kera siko nakubonye. Ndibaza nimba utavuka hano warahakuriye. Narahakuriye kuko natangiye kukubona kera cyane. Ese inyuma waje kwakira agakiza gute? Hanyuma n'ubuhamya bukomeye cyane, ntacyo turabunyuramo gakeya. Nzewe urumva nari marine mu buryo bukomeye, nari umusyazi, naribaga imyenda nasanga wayanitse nkayanura, ibyuma sinakinyuragaho.
urumva nta hantu nagiraga mba nireraga mu gishanga nkarara muri rigori nunzwe n'ibiyobyabwenge nunzwe n'imisigi imisigi ni ibiryo muri restaurant baba basigaje babantu baba bagiye kurya nibyo bizo byari binunze mu buryo bukomeye hamwe na bugenzi banjye hanyuma rero ariko kuko nari ndi mu mugambi w'Imana buriya icyo uzaba cyo naho kijya kiragutegereza kandi nta munyamumaro ujya upfa mbere y'umumaro ahubwo apfa umumaro we wageze gute wagezweho hanyuma ndabyibuka igihe kimwe naje kubyuka mu ngange tugiye gusiyagana bagenzi banjye hanyuma ngeze mu nzira cyari igihe cyo kurangiza umwaka nk'uyu nguyu nkubitana n'abashinzwe umutekano hari habaye umukwabo urabizi habaye ikintu cyitwa gusaka ibintu bijyanye n'ibyangombwa dukubitana nabo mu gitondo cya kare bakoze ikintu bita Vigo barimo barasaka baratwicaza baravuga ati tuzanye ibyangombwa kuko icyo gihe nta byangombwa nagiraga cyane cyane yuko nta hantu nagiraga nari ngeze gute mbaruye nta hantu nari mbaruye nta hantu nari mbaruye kuko nta mwanya nari nabonye nta mwanya nari mfite ndetse nari kukurwaye kandi nta miryango nari mfite indeberero yego na mashini nimwe nari ndimo hanyuma rero ngiye mbura ibyangombwa banshyira ku ruhande abari bafite ibyangombwa barabyerekanaga bakagenda bashyize ku ruhande bahamagara tata icyo gihe hagendaga tata baradupakira baradutwara bamaze kudutwara biba ngombwa yuko ngewe njya kugororwa bagukuramo nk'umuntu wari warishwe n'ibiyobyabwenge bajya kukugorora bajya kungorora bakujyanye muri hegorora banjanye muri rehabilitation center icyo bita Wawa rehabilitation center ni ukuri ikigo cyiza cyane umusaza Imana ijye muhumugisha amen kugiye gukumbuza n'abandi bitwara nabi ngo bazabajyaneyo biraza kugenda gute baragutera amabuye ari n'ahantu utaba ufite uburere bakaguha uburere ari ahantu bagushakira abajyanama abapsychologiste bakakugira inama kuko ibiyobyabwenge tuba twarafashe hari abo biba byarangije mu mutwe bikabagira effect nyuma bikabagira ubukoroni hari rero baguhereza abaganga babyigiye b'inzobere bakakwigisha bakakubwira ko ubuzima urimo butari bwiza hanyuma uza guhurira n'umwuka komeza hanyuma hari ikindi kintu bakora cyiza baragufata amezi 6 ya mbere icyo bita rehabilitation bagukuramo bya biyobyabwenge wanyweye bakaguhata ikintu cyitwa amazi menshi cyane bakaguhata siporo nyinshi cyane imuguro nyinshi cyane kandi amazi baguhereza atandukanye n'ayasanzwe ni amazi ashyushye buriya yomora ikintu cyamatanye kunywa amazi ashyushye kunywa amazi ashyushye ariko adatwika nyine y'akazuzu yaze yomora ikintu cyagize gute cyafatanye cya kintu cy'umukara y'amazi aragenda akacyomora na za siporo nyinshi bagukoresha bya bintu bikagenda bikabira bikagira gute bikagushiramo ukaba icyaremwe gishyashya bya biyobyabwenge byose bikagenda bikagukamuka mariko Mana Imana ni nziza ni ukuri umusaza wacu avugana n'Imana hanyuma andi mezi 6 akurikiyeho aba ari amezi y'umwuga yo kugira ngo ugire impamyabumenyi ejo nusohoka uzabashe gukora nawe witeze imbere ntiwongere gusubira muri yangeso ntiwongere kwiba ntiwongere kubumara integenza hanyuma njye mbangeze nkubitana n'Imana isumba byose Imana ya Isaka na Yakobo Imana ya Sogokuza Abrahamu Imana ivuga bikaba Imana itegeka bigakomera Imana y'imirimo Imana icecekesha ibyishyize hejuru Imana ifite ipfumbatura ikiganza igakuramo ibihaza ubwoko bwayo ngeze rero nkubitana nayo ati twakubitanye gute rero ndabyibuka nari nicaye ahantu gutya cyari igihe cya siporo tugomba kujya gukora siporo kugira ngo tujye ku mesi njyewe abandi barimo barakora siporo abarwayi babahereza ikintu cyitwa repome de care hanyuma repome de care na gapapuro kakwemereka yuko kwemeza yuko urwaye hanyuma njye na repome de care nari mfite mu by'ukuri njye naragiye mbavamo njya ku ruhande bivuze ngo ubwo nari nateze ikintu cyitwa siporo nari nicaye ku giti hari igiti gihari cy'inuza cy'imyembe niho nari nicaye ngiye kubona mbona umuvandimwe aranyegereye arambwira ati bite byawe mba ndikanze ndavuga ati ni byiza arambwira ngo kuki utagiye muri siporo ndamubwira ati ndumva bitandimo simeze neza arambwira ngo urarwaye ndamubwira ati hoya sindwaye arambwira ati wigira ikibazo reka tuganire ni iki gituma uri hano hantu bakuzanye wazize iki
ndamubwira ngo nararenganye ntacyo nayo nakoze. Arambwira ati se bagukuye mu rusengero? Ndavuga ati ntago bankwiye mu rusengero. Arambwira ati none wazize iki? Ndagira ngo umbwire icyo wazize. Hanyuma mutekereza orodi sikuru y'ubuzima bwanjye, mutekereza kuntu ninje mu mujyi wa Kigali nje gushakisha nyogokuru, uburyo naje mparemiwe, uburyo nisanze nagiye mu muhanda, uburyo nabaye marine, mubwira uburyo ninje kunywa ibiyobyabwenge, mutekereza n'ukuntu bamfashe. Arambwira ati yo ubwo buzima ubayemo nanjye negeze mbubamo, ariko ubuzima budasenga nta shusho bugira. Arambwira ngo iyi si ituwe n'abantu babiri, iyi si ituwe n'umukiranutsi igaturwa n'umunyabyaha. Arambwira ngo none nukeneye nawe kuzagira umuryango, ese kupfuye cyangwa ushaje ufite iyihe nkuru umusozi? Arambwira ati ubwo buzima nabubayemo nanjye mba marine, ariko nza kwiyegurira Imana, nza guhura n'abagira neza, bangirira neza, baramfata babunkuramo, banangiza kwiga. Nangira muri primaire ndiga, ariko mu kwiga kanje niyegereza Imana, mbana n'Imana, nkunda gusenga kwanjye. Anza kwiga ndarangiza kugeza ku rwego ninjiye mu ngabo za RPF. Ndagenda njya ku ikosi, ndangije mvayo. Ubu tuvugana mu minsi itambutse mvuye mu bitumwa bw'amahoro. Ubu tuvugana mfite umuryango, nujuje inzu mu mujyi wa Kigali. Ibyo byose nta handi nabikuye kwegera Imana. Arambwira ngo niwegera Imana, Imana izabana nawe kandi izagukoresha ibikomeye, kandi uzaba umuntu ukomeye. Ariko nukenera gupfa uzapfa. Arambwira ngo ni ibintu bibiri, kuba umugabo urabiharanira no kuba imbwa ukabiharanira. Arambwira ngo korera Imana ntago izagukoza isoni. Ibyo bintu mzumvishe numva hari ahantu nkoze. Arambwira ngo tangira gusenga, njyewe nzagufasha mu gihe uri hano. Nukuri mu by'ukuri natangiye urugendo rwo gusenga, nangira gukizwa. Hanyuma nangiye gukizwa rimwe nza kuvuga ati reka nkora amasengesho yo kwiyiriza. Nakundaga indirimbo korari Jehova Jire yaririmbye, nimba ari Jehova Jire, ariko sinarikundaga ivuga ngo hari umurwayi wari umaze imyaka 38 wiberaga ku kidendezi. Ira ndirimbo yo nayumvaga, numvaga muri ngiye hari ibintu birimo birazamuka bimbaba, nkumva ndimo ndashya cyane. Hanyuma mfata amasengesho, mu kuyafata ndavuga ngo ibyo kurya byanjye reka nje kureba umuntu mbihereza. Mfata rasiyo yanjye asasa nyihereza umuntu, ya nimugora nyihereza umuntu, nijoro ndyamye. Rero nibwo Imana yansa. Haleluya. Ngiye kubona mbona inuma, ntago nzanitse ko turi buvuge mu buhamya ariko turabucagamo. Mbona inuma iratambutse, andabye imbere yanze. Mu by'ukuri mbona hari umwana wanduye usa nabi rwose. Mbona uwo mwana ari kurira. Mbona ya numa igiye ahantu hacuramye, ahantu hari ababyeyi barimo bararirimba indirimbo nziza bahimbaza Imana, indirimbo zo mu bitabo. Mbona buzuye Mwuka Wera. Mbona ya numa igiye hejuru yabo, mbona ikubise umukororombya, ntago nari nzi umukororombya. Mbona havuyemo umugabo muremure wambaye ikanzu na rugabire, mbona manukiye hagati yabo. Ndebye wa mwana uri imbere yanjye, mbona akomeje kuriba. Ndavuga ati se mama w'uyu mwana ari? Ngiye kumva numva ijwi rivugiye hakurya, riravuze ngo uwo mwana ni wowe uri mu byaha. Ariko ijwi rikubwiye, ariko ijwi rimbwira uwo mwana ubona usa gutyo ni wowe. Numva ijwi rirambwiye ngo nkorera, uri kwanga kunkorera ufite amaguru n'amaboko, uzankorera ugendera mu kagare. Ngira Imana ndabibwira ati Mana, nanjye nimbona nkuye ahangaha nkahava amahoro, nzagukorera. Mu by'ukuri igihe cyarageze, graduation iraba, turapasinga ndataha. Hanyuma ngeze mu rugo, ariko Mana ngeze mu rugo kuko urumva nahise nahira kwa nyogokuru, nubwo natahabaga ariko naje kuhatahira kuko hari yo mutashye babohereza muri famille. Ngeze mu rugo ndabaga ati nkeneye kujya gusenga, numva nshaka kujya gusenga. Hanyuma ngiye gusenga, groupe nahingukiyemo, umumama umwe ari arambwira ati wa mwana we, Imana ishaka kugukoresha iyo sura wambaye. Yenda ntaguciye mu ryo uvuga, iwawa hariya nta rusengero bagira? Isengero zirahari, nta tero na rimwe ridahari. Zirahari, barasenga. Na ahantu hamwe buri muntu wese icyo yizera cyose yisangamo, kuko hariya ni imhurizo ry'igihugu cyacu. Hanyuma ndavuga ati tukeneye kujya gusenga. Mu by'ukuri umubyeyi wari uyoboye groupe arambwira ngo wa mwana, iyo sura wambaye si yawe.
iyo sura wambaye si yawe, wambaye kasike satani yagusize. Uko bakubona si kuhagaze. Ndi kumva Imana imbwira ngo kandi iragufunguye. Na kwezi gusheje funguwe. Ndavuga ati nibyo maze iminsi 3 nashye. Arambwira tumva ko Imana imbwiye, irambwira ngo nyikorere. Izabana nawe. Urugendo rwawe ni rugari, ni runini cyane. Uzahura n'ibigusha byinshi cyane, ariko izabana nawe. Irambwira ngo kandi nutabikora wivuga ngo urafunguwe, kuko gereza iracyari imbere yawe. Yesu wanje uracyasubirwa kugororwa. Ndavuga ati Imana ngiye ikintu nshaka umpa imbaraga zo kugira ngo nkomeze kugukorera. Ako kanya hahise haboneka abasore babiri baravuga ati twebwe dushingiye ku buhamya bw'uyu muhungu n'urungano rwacu, tugashingira naho Imana yadukuye, naho igeze ikora. Eliya yahetse Elisa. Elisa nawe aheka Gihazi. Twe twemeye kumuheka, nimba twemerera aho bazadutumira azaza tuzajyana nawe, mu mavuga butumwa tuzakora tuzatujyana nawe, amasengesho tuzadusenga tuzadusengana nawe, imisozi tuzaduterana nawe, kugeza igihe Imana izamva yuko yamukojeje. Urabitwemerera? Nanjye nese avuga ati ndabibemerera. Ahantu hose bajya tukajyana, imisozi tukajyana, mu masengesho tukajyana, mu matorero aho batumiye kubwiriza tukajyana, kugeza igihe Luka igice cya mbere 80 havuze ngo iti ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, arangije aguma he mu butayu kugeza igihe yerekaniyeho iki Abisiraheli. Hanyuma ngo ngwiza imbaraga z'umutima, Imana ibonye ko ingejeje ku kigero yumva ishaka, babandi bacaho baragenda, nanjye sigara gutyo. Ngaho nguko ndakomeje mu rugendo, Kristo ari muri njyewe. Haleluya. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Ntaho itagufatira, ntaho itagusanga, ariko nanone nta naho itakugeza, ariko ibyo byose ubihabwa no kwanga icyaha n'igisa nacyo. Abadukurikiye rero icyo nababwira, dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, ariko ikiduha agaciro imbere y'Imana no kwanga icyaha n'igisa nacyo. Icyo gihe tuba tubaye icyaremwe gishya, kandi Yesu Kristo atari yaza urupfu rwaza. Niko nkunda kubwira abantu. Nibyo, reka nkubwire kano kantu, mbabwire kano kantu. Wowe uneza amatwi ibyo abantu batakubonamo, iyi Imana ikwitegereje ikubonamo. Nukuri yikwitegereje ibikubonamo. Kandi reka nkubwire, gusenga nta maboko atagaragara, ariko akora ibigaragara. Reka tugushimire kubwo buhamya bwiza uduhaye, ubundi tuguhe umwanya mu minota mike dusigaranye tugana ku musozo, utugezeho message Imana yari yaguhaye, kuko ninjye wari wakudeviye mpita nkujyana. Message Imana yamaye iraboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, ibice byaho 4 umurongo waho wa 25. Havuze ngo iki? Haravuze ngo hariho umurwayi, cyangwa se dusomere Imana igumugisha nacyo. Hariho umurwayi wari umaze imyaka 12 aba mu mugongo cyangwa se arwaye. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo uyu murwayi yari yarivuje byaranze, yari yarafashe n'ibiguzi bye abihereza abaganga, ariko ngaho kugira ngo akire ahubwo akarushaho kurwara. Bivuze ngo uyu murwayi yari arwaye mu nda, isoko yari yaratobotse. Hanyuma ngo igihe kimwe aza kumva inkuru za Yesu Kristo, aza kumva ko Yesu akora imirimo n'ibitangaza, aza kumva ko Yesu aherutse kujya Betaniya ajya kuzura Lazaro. Yumva uyu muntu afite imbaraga nyinshi cyane, aza kumva yuko nedraye mando yasire tutaya binifo, aza kumva yuko Yesu aherutse guhura n'umugabo witwa Bartolomayo amusaba imbabazi, hanyuma arangije aramuhumura. Hanyuma uyu mubyeyi yabyumvishe agira ishyaka ryinshi cyane ryo guca bugufi. Aho uri nawe uce bugufi, wongere usubize amaso inyuma, wongere wibuke ibihe bya kera, wongere usaba imbabaga, wongere usaba Imana imbabazi. Hanyuma ngari guca bugufi, ngari mariyeza, ngagiye kumva yumva ko kanya, yumva ngo Yesu atambutse mu gitubura gike. Aravuga ngo nshingiye yuko nkuyibizinga ku myenda yawe. Haleluya. Nshingiye yuko itaneguruza izuru ngo yibagirwe imirimo. Ibi yari zima, igishi cy'inganza marumbo, umutsima itera imbaraga. Imana batanika ngo izwanire ngabayantu, ikora imirimo, iyiserutse itabarukana itsinzi. Aravuga ngo nshingiye ku byo yakoze. Shingi nanjye ubwanjye yangeraho,
aravuga ngo sindi bwite kuba mushaka, sindi bwite ku magambo bavuga, ahubwo njyewe nubwo atamvugije nkamukoraho byonyine ndi bubashe kuba nizeye ko ndi butse. Biravuze ngo nuko bari abantu benshi bari basagariye Yesu ngo uyu mubyeyi arabyigana. Uku kwezi kwa 12 ni wakire kubyigana kugira ngo uhure n'umugisha wawe. Uku kwezi kwa 12 ni wakire kubyigana kugira ngo nawe ukore kuri Yesu. Uku kwezi kwa 12 ni wakire guhabwa agaciro ariko gahawe n'Imana. Ngo uyu mubyeyi arabyigana, ngakimara kubyigana ngakora kuri Yesu. Akoze kuri Yesu ngako kanya isoko yirahagarara. Ni wakira gukora kuri Yesu ibiguhagaritse umutima, Imana igiye kubikora. Nukora kuri Yesu uburwayi burakira. Nukora kuri Yesu urabona agaciro. Nukora kuri Yesu akazi karaboneka. Nukora kuri Yesu urava kuri icyo gisasiro. Nukora kuri Yesu urakora ubukwe byemera. Nukora kuri Yesu uragira amafaranga. Nukora kuri Yesu urakurwa mu bukode nawe urahabwa inzu. Nukora kuri Yesu urabona imbaraga. Nukora kuri Yesu urahabwa ijambo. Nukora kuri Yesu uruzura Mwuka Wera. Nukora kuri Yesu amateka arahinduka. Nukora kuri Yesu uko bari bakuzi siko bari bukubone. Muzayakora kuri Yesu ngo nuko isokira ihagarika kuva ngako kanya arakira, ngariko Yesu ahita bimenya, amenye bimubayeho. Bishatse kuvuga ngo Yesu arabizi ko umukeneye, Yesu arabizi ko agomba kugutabara, Yesu arabizi ko wihanganye, Yesu arabizi kuri guca mu bigeragezo, Yesu arabizi kuri mu ntambara, Yesu arabizi yuko wanze kwicira inzira, ariko hari ikintu Yesu agiye gukora mu kwezi kwa 12. Imana ishimwe abikore. Hari ikintu Imana igiye gukora, kandi iki kintu Imana igiye gukora nawe igishije inama, ahubwo igikoze nk'Imana. Yabivuze neza, yabivuze neza. Yakobo yarabivuze igice cya 12 aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kugeragezwa azemerwa akambika ikamba. Iyo wihanganira ibikugerageza nibyo intambara ziba nyinshi cyane, ariko hari n'abantu batajya bihangana bakicira inzira. Ntago bivuze ngo ubwo wicira inzira ikigeragezo kivuyeho, ahubwo ihangane kugira ngo uzambike ikamba. Iyo wihanganye iteka n'iteka ubasha kunesha ibikurwanya. Jedine yaravuze ngo kwitonda ukarindira byemeza umutware. Kwitonda ukarindira byemeza umutware. Naho Imana itagukura ndetse naho itakugeza. Bibiliya ivuze ngo Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo mu mutima wanjye kugira ngo nazamucumuraho, ariko Imana nishimwe. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo izago n'amakuba byinshi kumukiranutse, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Hari abantu Imana igiye gutabara mu kwezi kwa 12. Urakoze cyane. Uku kwezi hari abantu Imana igiye gusubiza ibimaze iminsi bihenga. Hari abantu Imana ije guhengamura, kandi mbibira ino banga Imana irimo irimikira amavuta mu yandi. 2025 Imana ije gukorana n'abayibaye hafi. Imana ije kongera guhagurutsa abana batoya. 2025 Imana ije gufungura ingendo z'abantu. 2025 Imana ije kurengera intore zayo. 2025 Imana ije gufungura imiryango ya bamwe yari ifunze. Hari abantu Imana ibohoye bari baboshye, ariko 2025 ariko vuga cyane. Hari abantu Imana irengeye, hari abantu bagiye kubona ukuboko kw'Imana, hari abantu Imana impinduka, hari impinduka mugiye kubona. Nimwakire neza ijambo ry'Imana, niwakire gukora kuri Yesu. Urakoze cyane. Umuntu yakwifuza gusengana nawe cyangwa kuvugana nawe cyangwa kukugira inama cyangwa nawe ukayimugira, nyemero utambutse nimero yawe ya telefone. 78 32 21 0 78 Reka tugushimire kandi dushimire n'abari badukurikiye bose, tubasaba gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ubutumwa bw'Imana bukomeze kugera ahantu henshi cyane. Tuzasubira buriya buhamya tuburambure neza cyane. Imana iguhe umugisha.